reka nkusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho rero hose aho mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se hanze igihugu cy'u Rwanda. Reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza, nanone reka tubonera kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Nshuti mukundwa rero nyemerera turebere hamwe izi breaking news. Ni inkuru ikomeje kugenda igarukaho cyane ndetse ibabaza abatari bakeya. Ni inkuru y'incamugongo yumvikanye mu karere ka Gakenke mu murenge wa Kivuruga, aho ikamyo igonganye n'imodoka ya kwasiteri cyangwa se bisi, aho iyi kwasiteri yari igeze mu Kivuruga ndetse n'iyi kamyo nayo ikaba yarigeze mu Kivuruga, ariho iyi kamyo yaje kugongera iyi kwasiteri, aho inkomere zakomeretse ari nyinshi. Natwe tukimara kumenya iby'aya makuru tukaba twararanganije amaso mu binyamakuru bigiye bitandukanye byabashije kuba byakwandika kuri iyi nkuru, nibwo twanyarukiye muri Kigali Today dukesha iyi nkuru. Natwe rero tukaba tuje kugira ngo tugezeho update z'iyi nkuru yakomeje kugenda ibabaza abatari bakeya hano mu karere ka Gakenke muri uyu murenge wa Kivuruga. Muri wowe ushobora kubise wibaza ibibazo byinshi, ukaba wibaje utese iyi mpanuka yaje kuba yahitana abantu bangahe, se abakomeretse bo baba ari bangahe, ese ishami rya polisi umutekano wo mu muhanda ryaba rivuga iki kuri iyi mpanuka yaje kubera hano muri kano karere ka Gakenke muri uyu murenge wa Kivuruga? Byose rero ukomeje kugenda wibaza ukaza kuza kubisobanukirwa muri iyi nkuru ya none. Icyo tugusaba ni ukudutega amatwi ukadutiza umwanya wawe muto cyane ukaza kugera ku musozo w'iyi nkuru kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'aya makuru akomeje kugenda agarukwaho muri kano karere ka Gakenke. Iyi mpanuka y'ikamyo igonze kwasiteri yari yuzuye abagenzi. Mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye, reka twisabire gukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ntibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru yacu nitujya tuyashyiraho notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Inkuru zacu ujye uzikurikirana gatanu kuri gatanu, nk'uko twiyemeje kuzajya tukugezaho update z'amakuru yose bavugwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'avugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Akaba ariyo mpamvu kano kanya tuje kugira ngo tukugezeho update y'iyi nkuru yakomeje kugenda ibabaza benshi hano muri kano karere ka Gakenke, by'umwihariko muri uyu murenge wa Kivuruga iyi mpanuka yaje kuba yaberamo, dore ko ngo iyi kwasiteri yari yuzuye abagenzi. Icyo tugusaba rero no kugera ku musozi w'inyuma kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'aya makuru. Nk'uhaye ikaze. Nk'uko twari tubikomojeho, ni inkuru iri kugarukaho cyane haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni impanuka ikomeye cyane ibereye mu karere ka Gakenke, aho imodoka yo mu bwoko bwa kwasiteri ndetse n'ikamyo bigonganiye mu karere ka Gakenke mu murenge wa Kivuruga. Ibi bikimara kuba hakaba hakozwe ubutabazi bw'ibanze, abakomeretse bagahita bajyanwa kwa muganga. Ni ibintu byabaye nk'ibitunguranye, dore ko iyi kwasiteri yari iri kugenda, noneho iyi modoka y'ikamyo yari yikoreye imizigo bikarangira iyikubise. Nk'uko amakuru akomeje kugenda abigarukwaho, ikamyo yagonganye na kwasiteri, abagenzi bagera muri 16 bahita bajyanwa mu bitaro. Ibi bikaba byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 19 umwaka w'ibihumbi 2024 ahitwa mu Kivuruga mu karere ka Gakenke mu muhanda Musanze Kigali. Ikamyo ikaba yagonganye n'imodoka itwara abagenzi 16 muri 29 iyi kwasiteri yari itwaye, bakaba bahise bakomereka ndetse bakaba birukankanywe mu bitaro, dore ko hahise hakorwa ubutabazi bw'ibanze. Mu makuru, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kivuruga Mukeshimana Alice yatangarije Kigali Today dukesha iyi nkuru, yavuze ko iyo kamyo yo mu gihugu cya Tanzania yari ifite pulake T 917 DBK
akarongo T 678 CYP yavaga Kigali yerekeza mu karere ka Musanze, mu gihe Kwasiteri yavaga i Musanze yerekeza mu karere ka Gicumbi. Iyi modoka ya Kwasiteri ubwo yavaga i Musanze yerekeza mu karere ka Gicumbi nibwo yageze hano mu Kivuruga ihura n'ikamyo yaturukaga i Kigali yerekeza i Musanze, biba biracakiranye aho bivugwa ko iyi kamyo ariyo yaje kugonga iyi Kwasiteri. Mu makuru twaje kuba twamenya nuko abagenzi bari muri iyi Kwasiteri bageze muri 29, hakomeretsemo abagera kuri 16 ndetse nabo bakaba bahise bakorerwa ubutabazi bw'ibanze bagahita bajyanwa mu bitaro. Ngo iyo kamyo yari ihetse imizigo ikaba yageze mu Kivuruga kubera kwihuta ikasi korosi, iri korosi rikaba ari iry'ahantu hamanuka, birayinanira rero birangira igonze iyi modoka ya Kwasiteri, aho iyi modoka ya Kwasiteri yaturukaga mu karere ka Musanze yerekeza mu karere ka Gicumbi. Yari ifite pulake RAG 50A. Iyi kamyo nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho ikaba yagonze iyi Kwasiteri ahagana ku ruhande nk'uko namwe mukomeje kugenda mubibona kuri screen zanyu, aho yari yisanze mu mukono wayo. Muri iyo mpanuka mu bagenzi 29 bari muri iyo Kwasiteri, 16 nk'uko twari tubigarutseho bakaba bakomeretse, ariko 5 muri bo bakaba bakomeretse mu buryo bukomeye. Gitifu Mukeshimana akaba yakomeje agira ati abagenzi 16 bari muri iyo Kwasiteri bakaba bakomeretse, aho 5 muri bo bakomeretse bikomeye, abakomeretse byoroheje bakaba bajyanwe mu bitaro bya Nemba, mu gihe abakomeretse bikomeye cyane bakaba bahise bajyanwa mu bitaro bya Ruhengeri biherereye mu karere ka Musanze. Ndetse akaba yakomeje kugenda atangaza ko ambulance z'ibyo bitaro zaje gutanga ubutabazi. Yongeye agira ati impanuka yabaye mu masaa 2:40. Polisi yari iri hano muri santere ya Kivuruga yahise ikora ubutabazi, gusa umushoferi w'iyo kamyo we yahise yirukanka, ntiyigeze amenyekana ndetse na n'ubu ntabwo aragaruka. Mu bakomeretse cyane n'abari bicaye mu gice cyo hagati aho iyo modoka yagonze, mu gihe umushoferi nabo bari bicaranye imbere ntawagize ikibazo n'umwe. Ni inkuru yakomeje kugenda igarukaho cyane, ni impanuka ikomeye cyane yaje kuba rero yabera hano muri kano karere ka Gakenke, by'umwihariko mu murenge wa Kivuruga. Natwe tukaba twari tuje kugira ngo tukugezeho update z'iyi nkuru. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, reka twisabire ukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ntunibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru yacu nitujye tuyashyiraho notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Amakuru yacu ugiye kurikirana 5 kuri 5, kurashare cyangwa se partage amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujya hasi muri comment we wasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushobozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubona twe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru nakagaruka.